Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, nyina yamwise Yabesi kuko yamubyaranye agahinda. Ariko Yabesi atakambira Imana, arayinginga arayibwira ati icyamuka mu mugisha ukagura imbago zanjye, ukuboko kwawe ukabana nanjye, ukandinda ibyago n'ibimbabazi. Imana iramwumva imuha icyo yayisabye, imuhindurira amateka yitwa umunyamugisha. Imana ihindura amateka y'umuntu agahinduka, igihindura izina wari ikivuga. Nawe niguhindurira amateka, abantu bazatangara, bamwe mu bagusekaga bazagufasha kwishima. Imana ihindura amateka y'umuntu agahinduka, igihindura izina wari ikivuga. Nawe niguhindurira amateka, abantu bazatangara, bamwe mu bagusekaga bazagufasha kwishima. Yobu yarageragejwe, Satani yamusabye, abana be n'imitungo ye bimushiraho. Nawe ubwo ararwara araremba, umugore we aramurambirwa. Ndetse n'inshuti ze ziramuvuga, ziramutaramana, ariko Yobu arakomera, akomeza kuba inyangamugayo, arakiranuka. Imana imugarutseho iramushumbusha, ibyo yabuze byose ibimukubira inshuro ebyiri. Imana ihindura amateka y'umuntu agahinduka, igihindura izina wari ikivuga. Nawe niguhindurira amateka, abantu bazatangara, bamwe mu bagusekaga bazagufasha kwishima. Imana ihindura amateka y'umuntu agahinduka, igihindura izina wari ikivuga. Nawe niguhindurira amateka, abantu bazatangara, bamwe mu bagusekaga bazagufasha kwishima. Iyahinduye Sawuli akitwa Pawulo, igakura Dawidi mu ntama agahinduka umwami. Iyo niyigira ikirema ikagikomeza, iyo niyo twiringiye inyamaboko. Yahinduye abo bose n'ibyawe yabishoboye.